chapitre y'umunsi ku rutonde hariho kuko hano dukurikiza urutonde rw'ibintu abantu baba baragiye basaba, biba ari ibintu bitandukanye akenshi binahabanye cyane bitajyanye. Ntabwo ushobora gusubiza umuntu umwe ngo usubizemo babiri, nubwo rimwe na rimwe bijye bibaho bitewe na chapitre runaka wenda umuntu akabihuza, ariko akenshi biba ari ibintu bitandukanye. Hari nk'ikintu umuntu abaza ukumva byaba byiza kigiye nko mu isomo ry'umunsi, ariko wenda kubera ko isomo ry'umunsi akenshi iminota yaryo aba ari mikeya, hari igihe ikintu runaka umuntu abajije kiza nko muri chapitre y'umunsi ariko wakireba neza ukabona cyakagiye mu isomo ry'umunsi. Urugero ni umuntu ngiye gusubiza uyu munsi, yarabajije ngo Dashi, mu bunararibonye bwawe nabwirwa n'iki umuntu wo guha icyizere cyanjye n'uwo ntakwiriye guha icyizere? Ibi nta nubwo ari ngombwa ko njya mu gucukumbura mu nyandiko zitandukanye, ahubwo wa mugani wawe igihe umuntu amaze ku isi, burya buri wese yaguha urutonde rw'ingingo zigaragaza abantu batari abo kwizerwa muri ubu buzima. Buri muntu wese yagiye ahura n'abantu runaka ku buryo ashobora kugaragaza abo kwizerwa n'abatari abo kwizerwa, ariko umuntu wese unyuze mu buzima bwawe burya nta buri kintu agusigira, twarabibonye. Iyo atagusigiye isomo agusigira urwibutso. Nanjye rero reka ngerageze uko nshoboye nguhe urwo rutonde rw'abantu ukwiriye kugendera kure mu bijyanye no kwizera. Burya abantu benshi muri ubu buzima baratenguha pe, ugasanga uhaye umuntu icyizere cyawe ariko bikarangira gutengushye. Ikindi kintu gitangaje ni uko uriya upfa kwizera abantu mu buryo bworoshye ni nawe utenguha cyane mu buryo bworoshye. Uzanasanga abatenguha cyane ari babandi bitwa ko ari beza muri ubu buzima, cyangwa babandi b'inyangamugayo. Abeza nibo bagambanirwa cyane, abeza nibo bakenyuka, na Bibiliya bivuga neza ngo wizera umwana w'umuntu avumwe. Burya iyo uri intama cyane ndetse ukabigaragaza cyane, hano hanze haba huzuye ibirura, birakuyongobeza ukumirwa. Abantu beza rero nibo bahemukirwa nabo bita inshuti zabo. Abeza nibo bahemukirwa nabo bakorana, ugasanga umuntu aguhaye icyizere cye cyose, ejo bikarangira umugambaniye. Hari n'igihe birenga ugahemukirwa nabo mufitanye isano y'amaraso. Ibi rero bimenagura umutima, birumvikana rimwe na rimwe bigatera n'ihungabana ryo mu bwonko, kubera ko bikora ku bantu benshi, rwose. Munyemere rero mu kiganiro cy'uyu munsi, muri chapitre y'uyu munsi, nsubize umukunzi w'inzu y'ibitabo wambajije ikibazo kijyanye n'uburyo wavumbura umuntu w'indyarya, cyangwa se wenda mbivuze mu bundi buryo, ni iki wagenderaho ugenda gake mu guha icyizere cyawe umuntu runaka. Hari ibintu byinshi ukwiriye kwitondera ku bantu. Burya mbere yo guha umuntu icyizere cyawe ujye ubanza ubitekerezaho kabiri, bizagufasha gutenguha gake mu buzima, kubera ko icyizere niwo musingi w'umubano wagirana n'umuntu uwo ari we wese. Kugira ngo ubashe kumva icyanga cy'ubuzima, bigusaba kumenya ko atari buri wese ukwiriye icyizere cyawe, kandi nuriye ariko udakwiriye icyizere cyawe ntibivuze ko uzamugirira nabi, ntibivuze ko utamugirira neza, ntibivuze ko uzamwanga cyangwa se uzamurwanya. Oya, kumumenya bikurinda ko wakwibabariza umutima, ariko nanone kumumenya ntibivuze kutamubanira neza. Wabwirwa n'iki rero umuntu wo guha icyizere cyawe n'uwo udakwiriye kwizera buhumyi? Umuntu wa mbere ukwiriye kwitonderwa ku bijyanye no kumuha icyizere cyawe ni wa muntu utagaragaza impuhwe na rimwe, wa muntu ubona akarengane ukabona nta kintu bimubwiye, ni ikigaragaza ko nawe n'igihe warenganyijwe ntacyo bizamubwira. Wa wundi ubona umuntu ubabaye ukabona nta muhe na nkeya yagize, ni ikigaragaza ko nawe nubabara nta muhe azakugirira. Wa wundi utajya wishyira mu mwanya w'abababaye, uwo muntu ujye umwitondera. Abo ni abantu bikunda cyane ku buryo nawe atatinya kukugambanira cyangwa kugushyira mu byago ku bw'inyungu ze. Uyu muntu ahubwo ukwiriye kumugendera kure. Umuntu utagirira impuhwe abandi cyangwa ibindi binyabuzima, ni ikigaragaza ko n'igihe nawe ugeze mu bihe nk'ibyo ngibyo nta muhe namba azakugirira. Hanyuma umuntu wa kabiri udakwiriye kwizera
ni umuntu ushimishwa n'ibyago byabaye ku bandi. Urugero, uriya muntu ushishikazwa no gukoba, kunyega, gushyira ku karubanda abaguye mu makosa nk'aho we atajya akosa. Uwo muntu nawe ntukamwizere cyane. Kwa kundi umuntu agwamo mu ikosa cyangwa se agafatirwamo mu makosa, ariko ukabona abantu bashishikariye kumushyira ku karubanda. Noneho muri iki gihe hadutse bino bintu by'ikoranabuhanga, ugasanga abantu bashishikariye nko kumupostinga cyane. Ukapostinga abandi niko nawe igihe waguye mu ikosa ariko azagupostinga. Ukashishikazwa no gukwirakwiza igisebo cya mugenzi we cyangwa se cy'abandi bantu, niko nawe igisebo nikikugeraho azashishikazwa no kubikwirakwiza cyane. Uwo muntu ujye umwitondera rero kumugira inshuti, kubera ko ntabwo aba ari inshuti imizi. Hanyuma undi muntu wa gatatu ni wa muntu ukunda gushimagiza cyane. Uriya muntu gushimagiza cyane ukwiriye kumwitondera. Hari abantu baza mu buzima bwawe ariko ugasanga barakabya cyane mu kugushimagiza. Yewe urarenze, uri mwiza, urakunzwe cyane. Nubona umuntu nk'uwo ariko ukabona arabikabiriza cyane, uzajya ubigendamo gakeya. Umuntu uzamwitondere mu bijyanye no kumuha icyizere cyawe. Akenshi abikora hari icyo agamije kugukuraho. Benshi babigenza gutyo atari ukukwishimira bya nyabyo, ahubwo bagamije kugutega nk'umutego runaka w'icyo bagushakaho. Si umuntu uza ngo akubwira ati nkeneye wenda iki ngiki, niba wabasha kumfasha mfasha, ahubwo ugatangira gushimagiza, akubwira uburyo urenze n'ibindi bitandukanye. Ku munsi wa mbere araza akakwereka ko akwishimiye cyane, akakubwira amagambo y'uburyo akwemera cyane, akikubita ku birenge byawe ngo ubone ko ntacyo atakora ku bwawe, ariko imbere mu mutima hari ikindi kintu kibyihishe inyuma. Iyo agarutse n'ubundi aragushimagiza ariko agahita agutega umutego utapfa gusimbuka w'icyo agushakira cya nyacyo. Ntabwo rero agushimagiza biri aho gusa, haba hari ikiri kumusunika. Uwo muntu rero uzirinde kumuha icyizere cyawe cyose. Abo bantu ntabwo ari abanyawe. Iyo amaze kubona icyo yashakaga cya nyacyo ntabwo wongera kumubona imbere yawe. Kandi iyo atabonye icyo yashakaga, uko yagushimagizaga bihita bihinduka, noneho agatangira kugusebya. Umuhanga rero mu gushimagiza burya yaba n'umuhanga mu gusebya. Aba bantu rero nabo kwitondera. Burya umuntu ugukunze, umuntu ukwishimiye ntabwo akabya mu kugushimagiza. Akenshi anakoresha ibikorwa aho kuba amagambo. Ntukizere rero umuntu ugushimagiza birenze urugero. Ntabwo ari ko abagukomera amashyi bose baba bagushyigikiye. Bamwe babikora bafite icyo bagushakaho. Siko abagusekera bose baba bagushyigikiye. Hari benshi rero bashaka kubikora hari icyo bagamije. Hanyuma undi muntu udakwiye guha icyizere cyawe ni umuntu uhora ukuguza ariko ntarinde ijambo rye. Ni wa muntu uhora aguza cyangwa se akagutira ibintu bitandukanye nk'amafaranga cyangwa ibindi, ariko ntabashe kurinda ijambo rye. Umuntu akakuguza akwizeza ko azagusubiza ibyo yakugujije mu gihe runaka, ariko icyo gihe cyagera ntarinde ijambo rye. Rimwe na rimwe akakwambura, ubundi agatinda kukwishyura, ndetse hari igihe hashira igihe akagira ngo ibya mbere warabyibagiwe, akongera akakuguza nanone. Nukomeza kwizera abantu nkawe, bizarangira wibabarije umutima. Iyo umuntu akweretse ko atari ukwizerwa ariko ukamugumaho, birangira gukomerekeje umutima. Umuntu nakubeshya rimwe bizaba ari ikosa rye, nagutuburira rimwe bizaba ari ikosa rye, ndetse n'igisebo burya kizajya kuri we. Ariko nakubeshya bwa kabiri akagutuburira bwa kabiri, ikosa rizaba ari iryawe ndetse n'igisebo kizaba kiri kuri wowe. Hanyuma undi muntu wa gatanu udakwiriye kwizera ni umuntu uhora uvuga ibihuha ku bandi bantu. Wa muntu muba muri kumwe ariko kumva ibiganiro bye byose abaganira abantu, ahora avuga inkuru ku bandi bantu, rimwe na rimwe n'abavuga nabi. Umuntu uzamwitondere. Uko akubwira inkuru z'abandi bantu niko iyo ageze hirya mutari kumwe nawe inkuru zawe aba arizo abwira abandi. Uriya ukubwira amagambo ku bandi bantu badahari, iyo ageze hirya nawe akuvugaho amagambo mu gihe udahari. Ni kimwe n'uriya muntu ubeshya ngo akunda kurengere, cyangwa se akabeshyera abandi ngo akunda kurengere. Ujye umwitondera, kubera ko umunsi umwe nawe azakubeshya cyangwa se akubeshyere yirengera.
nanone uriya umuntu uvuga amabanga y'abandi muri kumwe ujye umwitondera, kubera ko iyo ageze hirya nawe amabanga wamubwiye ayabwira abandi. Ujye witondera umuntu ukunda kuganira ku mabanga y'abandi bantu, cyangwa se umuntu ukunda kuganira abantu buri gihe ujye umwitondera. Uwo muntu ntabwo ari umuntu wo kwizerwa. Nubona umuntu buri gihe avuga amabanga y'abandi bantu, haba hari amahirwe menshi ko n'amabanga yawe ayabwira abandi nk'uko nawe akubwira amabanga yabo. Umuntu ugira amagambo menshi kandi noneho avuga abantu, ujye witondera kumuha icyizere cyawe cyose. Ni kimwe na wa muntu ukubwira ibintu ariko akagusaba kutazigera ugira uwo ubibwira. Ni ikimenyetso cy'uko n'ibyawe ashobora kubibwira abandi, akabasaba ko utazigera ugira uwo ubibwira. Ubu rero ntabwo ari inshuti imizi, ujye umugendera kure. Burya mu bijyanye n'ibiganiro nababwiye ko habaho ubwoko butatu bw'abantu. Ubwo bwoko butatu bw'abantu mu bijyanye n'ibiganiro ukwiye kubuzirikana kugira ngo umenye abantu ba nyabo. Ubwoko bwa mbere ni abantu baganira ibyubaka, ibyabagirira umumaro, bakaganira bagamije kwiyungura ubumenyi, bakaganira bizinesi se, cyangwa se bakaganira amakuru y'ahari amahirwe n'ibindi bitandukanye. Abo ni abantu bo kwizerwa, ni nabo ukwiriye kuganira nabo cyane. Aba kabiri ni abantu bahura baganira ibyabaye, ama events, urugero ibirori, imyidagaduro, mugahura buri gihe ukumva nta kindi baganira uretse kwirirwa mu nkuru wenda z'abahanzi, mu nkuru z'ibitaramo byabaye, mu nkuru z'imikino cyangwa abakinnyi runaka, bagahora mu nkuru z'ibirori byabaye n'ibindi bisa nabyo. Ugasanga ikiganiro cyabo cyose kiba gihishemo ibyo bintu. Abo bantu ntabwo ari abo kugumana nabo cyane. Jya ujya mu biganiro nk'ibyo gake gashoboka, ndetse ubikora ugamije kuruhuka gusa, ntibikagutwarira umwanya munini. Hanyuma ba gatatu ni abantu bahura bakaganira abantu bagenzi babo. Nabo ba kabiri baganira abantu, ariko aba gatatu bo barakabya cyane. Ni wa muntu muhura buri gihe ukumva ibiganiro bye ni ukuvuga amabanga y'abandi bantu gusa, ibihuha ku bandi bantu, birimo no gusebanya rimwe na rimwe. Uwo muntu muzaganire rimwe, ariko niwongera kuganira nawe ikosa rizaba riri kuri wowe. Abo ntabwo ari abantu bo kugumana, ntabwo ari abo kwizerwa rwose. Hanyuma umuntu wa gatandatu ukwiye kwitondera, udakwiye guha icyizere cyawe cyose, ni wa muntu wigira mwiza imbere yawe, ariko ukabona ari kukubaza ibibazo byinshi byerekeranye n'ubuzima bwawe bwite, kandi we ntashake kumenya ibyerekeranye n'ubuzima bwe bwite. Uwo muntu ni maneko, ujye umwitondera. Wa muntu uba ushaka kukumenyaho byinshi, ariko niyifuze ko wowe wamumenyaho byinshi. Hari abantu burya beza mu buzima busanzwe, ariko hari n'abandi bigira beza hari icyo bagamije. Rimwe na rimwe ashobora kwigira intama, ariko imbere muri we ari ikirura. Akenshi bakubaza ibibazo byinshi bigamije kukumenya, kugira ngo babone ahantu bahera bakurindimura. Burya abantu babasha kurimbura ikintu babashije gusobanukirwa neza. Icyo batarasobanukirwa nta kindi bagikoraho uretse kukivugaho gusa. Aho kugira ngo abantu rero bakurimbure, wabareka bakakuvugaho ibihuha bashaka. Iyo rero abantu bashaka kukurimbura, bisaba ko babanza kugusobanukirwa byuzuye. Uriya muntu rero uzi kubaza ibibazo byinshi byerekeranye n'ubuzima bwawe bwite. Ese utuye he? Uracyafite ababyeyi? Ese ufite umugore, ufite abana? Ukabona yashishikaye cyane, arimo arashaka kumenya ubuzima bwawe bwite, kandi yakwigizaho umuntu mwiza. Rimwe na rimwe ujye umwitondera, hari igihe aba ashaka kumenya birambuye kugira ngo abone ahantu ahera kurindimura. Akenshi uzamubwirwa nuko we aba adashaka ko umumenyaho ibintu byinshi bimwerekeyeho, ahubwo ukabona ashishikajwe nawe gusa. Uzajye ubitondera rero. Hari n'igihe aba ari wa muntu ubusanzwe utajyaga abyitaho, ariko ukabona rimwe na rimwe yatunguranye atangiye kukwigiraho inshuti cyane, akigira umwana mwiza kuri wowe, ariko agamije kuwukuraho amakuru akwerekeyeho kandi ajyanye n'ubuzima bwawe bwite. Uwo muntu nawe ujye umwitondera, haba hari ikintu kiba kibyihishe inyuma. Hanyuma umuntu wa karindwi udakwiriye kwizera ni umuntu uhorana inzitwazo ku bandi bantu cyangwa se ku bindi bintu. Buri gihe agahora avuga impamvu adatera imbere, ko ari abantu runaka bamwitambika mu kazi cyangwa ahandi. Uwo muntu ntukamwizere, kubera ko yageze hirya ashobora kuvuga ko ari wowe umwitambika, nk'uko iyo akugeze imbere avuga abandi ko ari bo bamwitambika. Ni wa muntu nanone utajya ufata inshingano, utemera amakosa ye, ahubwo buri gihe
ukumva ari kuyagereka ku bandi bantu, igihe kimwe nawe azayakugerekaho mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Umuntu wa munani ukwiriye kwizera wabanje kubitekerezaho kabiri ni wa muntu ukuzaho ari uko ari gupfa ubusa. Iyo ibintu bye byose abirangije nibwo kwibuka. Iyo ari gupfa ubusa nibwo kwibuka. Buri gihe aguhamagara ari uko akazi ke kose yagashyize ku murongo. Buri gihe agusura ari uko ibintu bye byose biri ku murongo. Buri gihe akuzaho aje kukuruhukiraho cyangwa se kuguhagiraho, niba ariko nabivuga. Uwo muntu nawe ujye umwitondera. Hari abantu bakuzaho ari uko bari gupfa ubusa, ariko hakaba n'abandi bantu bigomwa ibintu bimwe na bimwe bisobanuye n'ibintu binini cyane ku buzima bwabo kugira ngo bakwiteho. Ni wowe rero gukoresha ubwenge ukamenya inshuti ya nyayo. Uriya muntu uguhamagara kuri telefone ari uko ari gupfa ubusa, n'uriya wigomwa ibyo yakabaye akora akaguhamagara kugira ngo amenye ukuntu umeze, ninde inshuti ya nyayo? N'uriya wigomwa ku bwawe. Ujye witondera rero wa muntu kwitaho ari amaburakindi, ntabwo ari uwo kwizerwa. Hanyuma umuntu wa 9 udakwiriye kwizera buhumyi ni umuntu uhindukana n'ibihe nyamugiye iyo bigiye. Ntukizere umuntu uhindukana n'ibihe, ahubwo izera umuntu ugumye ari wa wundi kabone n'ubwo ibihe byo byahinduka. Hari abantu burya bahindukana n'ibihe, babandi bajya hari inyungu, babandi bahora bakomera amashyi bagacinyira inkoro ugeze kuri vora wese. Abo bantu ntabwo ari abo kwizerwa. Abantu bahindura isura yabo bitewe n'uwo babona bakuraho inyungu. Iyo bari kumwe nawe hari uko bitwara, baba bari kumwe n'abandi bakagira ukundi bitwara. Abo ntabwo ari abantu bo kwizerwa. Ni kwa kundi umuntu akwakira nabi kuko ataramenya uwo uri we, ariko yamara kukumenya ukabona ahinduye isura, agatangira kukwakira nk'umwami kandi imbere yari yakwirengagije. Uwo muntu rero ujye umushyiraho akabazo. Buri gihe ugomba kwizera wa muntu hora ari wa wundi kabone n'ubwo ibihe byahinduka. Hanyuma umuntu wa 10 nasorezaho ukwiriye kwizera wabanje kubitekerezaho kabiri ni wa muntu ugira icyo agukorera cyiza ariko agahora akikwibutsa, akabihindura indirimbo, agahora abibwira umuhisi n'umugenzi. Uwo muntu akenshi aba yarabikoze hari ikindi kintu kibyihishe inyuma. Icyo gikorwa aba yarakoze uwe aba yaragikoze nk'igishoro cy'inyungu runaka agutegerejeho mu gihe kizaza, kabone n'ubwo waba utabizi. Ntabwo aba yarabikoreye umutima mwiza, ahubwo aba yarabikoreye inyungu runaka. Uko byagenda kose hari uburyo yari yarateganyije mbere yo kugufasha wagombaga kuzamwishyuraho, waba ubizi cyangwa utabizi. Ntabwo rero bizarangira gutyo gusa. Ubundi umuntu kugirira umumaro n'uriya ubikora akabyibagirwa, ntabwo agufasha ngo abigire indirimbo, ajya ahora abikwibutsa cyangwa se abibwira umuhisi n'umugenzi. Ngabo rero abantu 10 ukwiriye kwitondera mu guha icyizere cyawe cyose, bitabujije ko ariko hari umubare w'abantu baba bateye gutyo mu buryo bwa kamere. Niyo mpamvu hari n'ibindi wagendera ukoresheje ubwenge bwawe ukamenya gutandukanya umuntu wo kwizerwa n'umuntu utari uwo kwizerwa. Cyane ko mu bantu bose haba harimo abantu bose, abeza n'ababi. Ntabwo ari ihame 100% kuko nguko mbivuze, ariko bimeze ku bantu bose muri rusange, kubera ko mu bantu bose harimo abantu bose. Nawe rero ushyiramo gushishoza ukoresheje ubwenge n'ubunararibonye bwawe mu rwego rwo kwirinda ko wacira umuntu urubanza utarabanza kumenya inkuru ye nyayo ibyihishe inyuma. Niyo mpamvu atari ihame 100%. Gusa muri rusange abo bantu 10 ni abantu ukwiye kugenza gake mu bijyanye no kubizera. Kubera ko akenshi nubikora buhumyi utabanje kubitekerezaho kabiri, bishobora kuzarangira wicuza. Mu bunararibonye bwanjye rero, abo nibo bantu 10 ukwiye gutekereza kabiri mbere yo kubaha icyizere cyawe cyose muri buno buzima.